Wow, muri Rayon Sport mushobora kuba mugiye kubona noneho abakinnyi barimo barasinya, abakinnyi barimo baraterekaho cyane. Murabizi neza yuko twagumye kuvuga ko Rayon Sport irimo yifuza abakinnyi kandi koko irimo irabashaka, ahubwo tukibaza impamvu Rayon Sport itarimo irabasinyisha. Mwibuke neza yuko umukinnyi wamaze gusinya finali wasinye amasezerano ya burundu. Mubyumve neza ko burya iyo utarasinya amasezerano ya burundu hagize inde kipiza warasinye pre-contract imbanziriza amasezerano, hagize inde kipiza rwose niyo baba baguhaye igice utasinya amasezerano ya burundu wahita wigendera. Biremewe. Umusore wenyine umaze gusinya muri Rayon Sport amasezerano ya burundu bamwita Musore Prince, ni umusore w'umurundi. Mwibuke ko Rayon Sport yashatse abakinnyi benshi. Barahari hano ba Abedi, harahari hano ba Joseph Saki, nawe yaramushatse cyane, n'abandi bakinnyi benshi batensere Musengo, we aka kanya uryamye muri hoteli yishyurirwa na Rayon Sport. Bishatse kuvuga ngo iramushaka. Ntabwo wafata umukinnyi nguze uba umufite, uba umutunze, umuryamishije utamukeneye, ariko nawe ntago aratereka amasezerano bya burundu. Barahari hano abasore ba Gakwaya Leonard. Rayon Sport yamaze kuvuga iti turakwinginze, turagushaka cyane. Barahari cyane abasore hano, abasore barahari nka Barushema Chris. Abo ni abasore bose Rayon Sport yavugishe kandi bakumvikana, ariko ibintu byo kurangizanya mw'abantu mwe ibikanga. Ariko mushobora kuba mugiye kubona noneho bagiye gusinya, kubera yuko amafaranga ashobora kuba abonetse. Mwibuke ko n'uwo musore mbabwira Prince yasinye ku mafaranga ya Perezida wa Rayon Sport Tade miliyoni 10. Amafaranga rero ashobora kuba abonetse. Ashobora kuba abonetse. Panamwe ya Infinix nayo twumvise yo mu kwezi. Ubu ngubu Rayon Sport bishatsemo igisubizo kandi kirambye. Banza rero ukande subscribe kuri Rayon Sport TV, ubundi dukomeze tubana neza cyane, nkugezaho amakuru y'imikino, nkugezaho update ikibaye igihari byose, nkugezaho mbere cyane. Kandi nukanda subscribe wibuke gufungura ko kazogera, kuko bigufasha kubona ibiganiro byacu mbere utabibona mu banyuma, ahubwo bikagufasha ko igihe tucaploadinga ikiganiro aribwo uhita ukakibona mu bambere, ubundi amakuru akakugereraho ku gihe. Nukuri kuko ubikoze Imana iguha umugisha, kandi nukuri uri umuntu w'agaciro cyane, uri umuntu wo kubahwa. Ikintu ukoze urumva ari ikintu cyoroshye, ukubera yuko ukanzeho bigahita bikunda, ariko imbere yanjye ni ikintu gikomeye cyane. Nanjye rero nta kindi nakwifuriza uretse imigisha ituruka ku Mana, kandi nawe wabikoze kera. Nkomeze nkwifuriza imigisha, nkomeze nkubwira ngo Imana nawe ijye igukubira karindwi, igiha imigisha imirimo y'amaboko yawe. Twigarukire rero muri Murera, abo bakinnyi bose mwumvaga mvuga, harimo ba Joseph Saki, harimo ba Abedi Bigirimana, harimo ba Rushema Chris, harimo ba Tansere Musengo. Abo ni abakinnyi, harimo ba Gakwaya Leonard. Abo ni abakinnyi basinye imbanziriza amasezerano, ariko kubera ikibazo cy'amafaranga bakaba batarasinya amasezerano ya burundu. Abo bakinnyi bemereye gukinira Rayon Sport, buri kimwe cyose cyararangiye, ariko benshi muri bo kubera yuko nyine bajya bumva twadusaga tuba muri Rayon Sport, tumwe tujya twumva tuvuga ngo Rayon Sport wenda ngo umukinnyi musigaremo amafaranga ngo ntayimuha, nabo baravuga bati muduha amafaranga yuzuye. Igihe tutarabona amafaranga yuzuye ntago bivamo, kandi n'icyo gice uretse ko ari Perezida wa Rayon Sport wabaga yakwikoramo akaba yagitanga, ntago Rayon Sport ifite amafaranga. Uyu munsi rero baricaye baravuga bati kubera yuko tubona tutarimo kubona amafaranga, reka dukore iki kintu giteye gutya.
ya miryango 12 Rayon Sport yari yararemye, iriya miryango buriya yari yariyemeje ko mu ntangiriro z'iyi shampiyona muri recruitment igomba kuzagenda izana amafaranga. Bavugaga ko nta muryango ugomba kujya munsi ya miliyoni 5. Yari imiryango 12. Reka dufatire kuri miliyoni 7. Ziraba miliyoni 84. Ayo ni amafaranga Rayon Sport igomba kubona, kuko n'abantu b'abagabo kandi babyiyemeje ku bushake, babikoze ntawubahase, aribo babyemera bavuga ngo mu gushyigikira ekipe yacu ya Rayon Sport nk'abantu bakomeye ba Rayon Sport, nk'abantu b'imbere ba Rayon Sport, tugiye kwiyemeza ibyo tugomba kuzakora muri sezitaha. Nubwo ibyo byose babibaraga Rayon Sport yatwaye igikombe, ariko n'ubundi babibaraga mu buryo izasohokamo, kandi n'ubundi izasohoka. Bavuze bati rero duhigure imihigo twahize bitarenze iki cyumweru dutangiye. Rero nitubara miliyoni 7 byibura, hari abazatanga 10, hari abazatanga 5, hari abazatanga 9, 8, byose dukore range, dukore mwayene zihagarara miliyoni 7 kuri buri muryango, ziraba miliyoni 84. Bakaba bongeye bakajya kuri Skol, bakavugana na Skol bakayibwira ati Skol turashaka udukopa amezi 3. Murabizi neza yuko Skol yagomba guha Rayon Sport miliyoni 25 za buri kwezi. Ayo mafaranga ikayatanga shampiyona itangiye. Rero bagiye begera Skol baravuga ati Skol dukope amezi 3 ya mbere miliyoni 75, miliyoni 75, guteranya kuri miliyoni 84, zikaba miliyoni zigeze muri miliyoni 140. Miliyoni ziraho ngo 84, mirongo ni mu 140 naho ngaho 139 gutya 140. Rero Rayon Sport ikavuga iti aya mafaranga niyo igiye kumanukana ku isoko, igahita ifata aba bakinnyi yavuganye nabo, isa naho yarangizanyije nabo, ikabishyura amafaranga yabo, igakora recruitment zikarangira, kuko iri kubona neza yuko ikeneye abakinnyi b'imbere mu gihugu mbere na mbere bazi Rayon Sport, bazi shampiyona. None ikavuga ngo tuzishakamo amafaranga, n'abandi batera nkunga nka ba Kanari, nka ba Infinix mwumvise bajemo, amafaranga bagomba kuzaduha niyo tuzagenda tukaguramo abakinnyi batarenze 2. Rayon Sport ntabwo izarenza abakinnyi 2 izakura hanze bakomeye, ariko bakomeye. Ayo mafaranga rero miliyoni zigeze mu 150 irimo kubona aho ngaho, mu 158 gutyo, sorry navugaga 138, mu 158 gutyo, 159. Rayon Sport akaba ariyo mafaranga igiye guhita ishora kwaba bakinnyi abangaba muri kumva irimo gushaka cyane, ivuga iti ababo twamaze kumvikana kandi ntago baduhenze. Ndahamya ko ari abakinnyi bageze 1, 2, 3, 4, n'abakinnyi bageze muri 5, bose bari hagati ya miliyoni 10 na 15. Abakinnyi 5 rero bari kuri miliyoni 15, ziraba ari byibura miliyoni zigeze muri 75. Hagasigara izindi miliyoni zigeze muri 80. Ayo rero ni igomba kujya gushakamo, inongeyeho n'ayandi azaza, ikajya gushakamo abakinnyi bo ku rwego mpuzamahanga 2. Ubwo bishatse kuvuga ngo izazana abakinnyi ba miliyoni 50-60 2. Nubwo buryo Rayon Sport igomba gukemuramo ikibazo cy'amafaranga, igatangira gukora recruitment biro official. Ibi bintu byo kuvuga ngo turagusinyisha imbanziriza masezerano ntago rwose irimo kubona birimo birakora, kuko hari ama ekipe yatangiye kuza kunuganuga, kandi birashoboka ko ayo ma ekipe yabakuramo akabajyana. Bakunzi ba Murera kandi namwe mumenye yuko rwose bitanitse iki cyumweru akanyenyeri karajyaho, namwe mukigurira umukinnyi. Mushobora no kwisanga umwe muri ba 2 ari mwebwe mu muguzi,
mukamushyira hariya mukavuga muti nitwe tumuguze. Nk'uko Bigirimana Bedi perezida wa Rayon Sport yavuze ati mushaka aya mafaranga murimo muvuga ayarengaho ko yari kuduca ndemera kuzayatanga. Uruwa mubyumva nawe ko aba yitangiye ekipe. Abariyo rero nabo bagomba gutangira kuri bwa bururu bwacu, mukitegura mukavuga muti natwe tugomba kumanura intwaro, ekipe yacu igatangira umwitozo bitarenze ku itariki 20 na zingahe yemwe 2 n'eshatu murerera biri mu mwitozo n'ibyumweru 2 bibura, bitarenze izo tariki rero tugomba kubona murera natwe dufitemo umukino. Ndakomeza mbakurikirana uko aya mafaranga ari kugenda kusanywa, uko ari kugenda aboneka, nuko ayari kuboneka ari guhita akoreshwa mu gusinyisha abo bakinnyi. Ni amakuru y'imikino, ni Rayon Sports TV. Mukomeze kuryoherwa na gahunda zanyu, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane, Imana ijye ibaduhera umugisha. Bye ciao, turakomeza tubakurikiranira uko aboneka nuko asinyishwamo aba